Nk'uko bisanzwe nk'uko dusanzwe tubagezaho update zigiye zitandukanye hirya no hino, uyu munsi twagarutse kuri uyu musore w'inkorokoro bise Djihad, umusore w'urwanwa rwinshi cyane nanditse ufitemo akabara k'umweru muri urwo rwanyu. Niba ari inkungu zinumbaze, wakibaza uti uyu musore abanyarwanda batinzeho bingana gutya ni muntu ki? Uyu musore Djihad ni umusore wabaye mucoma igihe kinini cyane, nanditse akabikorera mu cyaro no mu mujyi. Mu mujyi navuga yuko yakorewe ubwa mucoma cyane kwa Rubangura, nanditse mu cyaro yakoreye cyane cyane Bugesera. Uyu musore Djihad aho yagereye mu mujyi wa Kigali yaje kwamamara, ariko iyo fame yarayitirijwe n'ibintu by'ubutinganyi yinjiyemo. Uyu musore rero akaba ari umutinganyi, bakaba bamutinga amanywa na nijoro, nandetse icyo cyobo cy'ubutinganyi akaba afite misiyo yo kugishoramo abandi bantu benshi cyane. Nkaho twavuga yuko ni nka bya bindi bavuga kujya ikuzimu, nkaho twavuga yuko baguha misiyo yo kugenda urimbura abantu. Uyu musore Djihad bamuhaye misiyo yo kuzajya amarira abasore muri ubwo butinganyi. Nanditse aho twavuga yuko afatanyijwe n'uwo bita DJ Buriyani, nawe wahawe akazi ko kumarira abagore muri icyo cyobo. Se abanyarwandakazi, twavuga yuko ibi bintu ari ibiki? Aba bantu rero ngo niyo misiyo bafite ku isi, nk'uko bigenda bivugwa n'abantu bagiye batandukanye hirya no hino. Kandi koko wareba ugasanga ni ibintu biteye inkeke. Ese wa mugana ubu turaganaye, showbiz yacu birajyayo ko numva ari n'ikibazo gikomeye.